abagabo barabuze abagore barabuze divorce ziri kwiyongera abantu barabana n'indege zikaza mu bukwe n'ibintu n'amamodoka yose agahaguruka umwaka umwe kumva ngo baratandukanye kandi ko akiri urubyiruko rwinshi rushaka abagabo rushaka abagore rushaka kubaka umuryango niko ubwoba bwo gushaka umugabo no gushaka umugore bwiyongera mu bantu nimuzana akaryitwanya nimuzana akambera ikibazo nimuzana akambera inda mu rukweto nimuzana bikancanga nzagira gute urabyuka mu gitondo na couple zimaze imyaka 40 zibana zigatandukana kuvuga tayiwe ubusengewe ndindi bro it's so difficult it's getting difficult every time ibi byose maze kubyibaza naganiye n'umuntu ufite imyaka 35 maze kumurushaka imyaka 39 ambwira ibintu bimwe na bimwe umuntu agomba kwitondera ibintu bimwe na bimwe umuntu agomba kureba mbere yo kuvuga uti uyu niwe muntu mwire kubana nawe ese uhitamo gute ugendera kuki nize process ucamo. Hi my lovely, thank you and welcome back. Amazina nyitwa Sandrine muri mushyashya ahangaha nkwifurije umunsi mwiza icyumweru cyiza umwaka mwiza uyu mwaka urangira ufite amashimwe y'Imana uko byagenda kose kandi ndakwakiriye to another episode of I Learn You Learn We Grow Together. Tugiye kuganira ku bintu umuntu agomba kwitaho ibintu umuntu agomba kureba mu gihe arimo gushaka umuntu bazakundana cyangwa se yumva ari tayari kugira ngo ashaka avuga ati noneho igihe cyageze ngo nicare hasi mbo umugore cyangwa se mbo umugabo nubaka umuryango. Okay, yes, nkuko maze kwivuga izi nama nazigiriwe n'umuntu w'umupapa mukuru ufite imyaka 32 ntabwo yifuje ko mvuga amazina ye ariko ndabasangiza ubumenyi yansangije kubera ko as you all know is I Learn You Learn We Grow Together. All right, yes. So icyambere yarambajije arambaza ati se as you're looking for the right person are you the right person yourself? Mu yandi magambo mu gihe uri gushaka umuntu ugukwiriye umuntu mwiza muzabana wowe ubwawe urakwiriye wowe ubwawe uri mwiza nicyo kibazo cyambere ugomba kwibaza cyangwa se kwitondera. Relationship kugira ngo ibe successful cyangwa se kugira ngo ifailing bisaba abantu babiri. Abo bantu babiri ni wowe ni wo nguwo ushaka ko muzabana. Bivuze ngo imico yawe n'imico ye imyitwarire n'imyitwarire yawe uko ubona ibintu versus uko abibona uko ukoramo ibintu versus uko abikora imyumvire cyangwa se imyizerere yawe yaba n'idini nayo igira ikintu yongeraho ku mubano w'abantu babiri babana ibintu byinshi. Ntago ushaka gutandukana n'umugabo cyangwa se n'umugore ngo uvuge ngo yari mubi ngo yakoze ibi nibi. It is always two people. Nawe akenshi dukunze kugira mu abagore bati ba mugore yaragowe baramukubitaga cyangwa se ibi nibi uko byagenda kose haba hari contribution yiwe kubera ko iyo relationship cyangwa se iyo marriage ntabwo yarayirimo wenyine. Okay, ni nko kuvuga biri unfair ni nko kuvuga ngo umuntu mwabyanye umwana akavuga ngo umwana ni umugabo hoye umwana nawe n'umugore kubera ko ntabwo wabyara wenyine. Umugore nawe arabyara kuko ni nawe wikorera uwo mwana amezi 9 agasunika umwana agaca mu bubare bwinshi n'ibindi. So relationship kugira ngo ikore cyangwa se ipfe bisaba abantu babiri. Niyo mpamvu mbere yo gushaka umuntu ukwiriye ni ngombwa kubanza ukitekerezaho ukirebamo ukamenya se ndi muntu ki nkora ibiki ni ibihe byiza byanjye ni ibihe bibi byanjye intege zanjye ni izihe imbaraga zanjye ni izihe ese undi niwe muntu nifuza kuba we ese undi niwe muntu nkwiriye kuba we ese undi ibyo nkora bihuye na roho yanjye cyangwa se bihuye n'imyumvire yanjye cyangwa ngiye nkunze ubuzima mbayemo mbere yuko utari namwe ujye gushaka umugabo mwiza kubera ko uwo mugabo wibuke yuko ubugiye kwakira ibibi bye ni byiza bye uwo mugore ugiye kwakira ibibi bye ni byiza bye. Mu yandi magambo nawe agomba kuba yiteguye ko azakira ibyiza byawe n'ibibi byawe. Nta muntu rero mwiza ubaho nta n'umuntu mubi ubaho ahubwo biterwa na situation arimo biterwa n'uwo bari kumwe n'uburyo bakirana mu buzima bwa buri munsi. All right, yes. Ikintu cya kabiri yavuzeho of course no kwikoramo umurimo. Tumaze kubona ko intambwe ya mbere ari kubanza kwicoca cyangwa se kwiyeditinga ubwawe muri details ukamenya uwo uriwe ukamenya ibyo ukora ukamenya icyo uri cyo ibyo ukora nabi n'ibyo ukora neza. Step ya kabiri ni ukumenya uti ko maze kumenya weaknesses zanjye na strengths zanjye noneho mbikoreho iki. Ibi byose ndi kuvuga ubu utarajya kureba wa muntu muzabana utajya gushaka uwo partner uracyari kwirebaho wowe nkawe ubwawe. Ukavuga uti okay
nimba ibi nibi mbikora nabi mbigenze gute kugira ngo mbimanaging, nimba ibi nibi mbikora nabi nkora iki kugira ngo mbishyire ku murongo. Ingesi zinizi uko biri kose umugabo ashaka kuza ntabashe kuzihanganira, umugore wanjye ashaka kuza ntabashe kuzihanganira, wenda ugira umushiha, wenda hari abantu bagengeso ziba zimeze nk'anakintu zitwara ko zibangama, nk'umuntu udazi gukipinga igihe, usanga umuntu ahora ajagara yahora akererwa. Ibyo ni ibintu ushobora gupfa n'umuntu igihe cyose ugasanga bizana amatika atari ngombwa. Ese amafaranga uyakoresha ute? Amafaranga uyabona ute? Financially abantu bashikwana cyane bapfuye amafaranga. Ugomba kubanza ukiraho ukavuga uti se financially amafaranga yawe uyakoresha ute? Ese uri umuntu ubika udufaranga cyane utugundira? Ugomba gutekereza ko ushaka gushaka umugabo cyangwa se umugore we usesagura amafaranga. Ese uri umuntu usesagura amafaranga, umugabo ashaka kuza we ashaka ko yagundira, ugatekereza system ni improving gute? Ugomba kumenya uti se ubundi mu mutima wanjye niteguye kwakira uyu muntu, kubera ko iyo ugiye gushaka umugabo cyangwa se umugore ugomba kumenya ko hari igice kinini wari usanzwe ufite ugomba gushyira hasi kugira ngo ubashe kurema umwanya cyangwa se space yo kwakira uyu muntu, kuko nawe azana ibyo rero ntabwo bizaza bihuye n'ibyawe 100%. In fact nta nubwo bigomba guhura at all. Bishaka guhura ku rugero rwa 30%, 20%, 40%, ni gake cyane abantu bahuza even 50%. Niyo mpamvu ari ngombwa kumenya uti se mu mutima wanjye niteguye kurekura bimwe mu bintu nkunda, kureka bimwe mu bintu nishimira, kwigomwa ibintu bimwe na bimwe kugira ngo mbashe kwakira uyu muntu. Mbibutsa ko izi nama ndi kubagira nanjye ndazikeneye, ko mubashaka umugabo nanjye ndimo. So ndi kubabwira nibwira, okay? So nuko just gusa uyu muntu yansangije ibintu ndavuga ni I must tell you this, I must share this with my fans, my people on this YouTube channel because I love you so much. So niyo mpamvu navuze ni yes I must bring it here. So ugomba kwiramo ukavuga uti se imicange nyimproving gute? Ushaka uri umuntu ugira umwanda, ugashaka umugabo ukunda isuku hahandi n'agakweto kareba gutya complaining. Wowe kuri wakaba atari umwanda ariko ukaba uri umuntu ukunda nko gutagaguza ibintu, gujagarika ibintu, hari amahirwe ariko ushaka gushaka umugabo uri opposite, ushaka utuntu twose ko turi ku murongo. Ese uri tayari yo kuvuga uti n'abakunda ibintu biri ku murongo nzabishyira ku murongo? Nawe mugabo ugomba kuvuga uti se nishaka umugore ujagare nzamukorera iki? Niteguye kumwigisha inzira zanjye cyangwa niteguye kumwakira? Of course iyo ugiye gushaka umugabo cyangwa umugore uba ugomba guhinduka. Ngira ngo babonye video yanjye yo bushize navuze ku mugore ugaragara mu migani mu gice cya 31. Nabasangije uburyo nakoranye ikiganiro na Faustine ambwira ko ngo urugo ari nko kuba ugiye mu kindi gihugu. Niba wenda uvuze ngo ngiye gutura muri Qatar, ndashaka kwimuka nkajya kuba muri Qatar cyangwa muri Amerika, ubu byaroroshye, internet zirahari. Ufata internet ugasacinga muri Amerika babayeho bate, imisoro yabo ingana gute, ahise akazi karaboneka, climate yaho imeze gute, ukiga iby'icyo gihugu. Kubera ko nuva hano mu Rwanda ukajya kuba muri Amerika uzatangira kugengwa n'amategeko yo muri Amerika, uzatangira kugengwa no gukora ibintu bigendeye mu buryo abantu bahunga babikoramo, n'ikirere n'ibindi. N'urugoro narwo nuko uko wabaga uri singo birahinduka ukajya kuba mu rundi rugo rumeze nk'ikindi gihugu, aho amategeko atandukanye, amabwirizwa atandukanye, aho policies zitandukanye n'ibindi. So ni byiza ko wiga kwagura umutima wawe ukabasha kwakira uriya muntu wundi ugiye kuza mu buzima bwawe. Ni byiza kumenya ko hari ibintu ugomba kwihindura wowe ubwawe, uburyo wabikoragamo bigahinduka ko you no longer single. Ni byiza ko uba wikoramo umurimo uhagije kugira ngo ube wuzuye uri ready for marriage, okay? Ikindi cya gatatu, of course nk'umukristo ntakibagirwa kugiramo inama no kubisengera, very important. No kubisengera ntabwo ni kuvuga ngo ujye guhanuza ngo bakubwire ngo koko uyu nguyu niwe Imana yakugeneye. Hari umushyitsi wanjye wari ufite umugabo Imana wamukundaga bitabaho, abahanuzi bamwe ngo ntabwo ari we, ngo Imana yamugeneye, baratandukana. Ariko mu by'ukuri ntekereza ko atari bwo buryo umuntu yakabaye ageramo ibintu, nubwo wenda ubuhanuzi nabwo bufasha, ariko Imana dusenga irumva. Ntabwo wakwanga umuntu kubera ko bakubwiye ngo ntabwo ari Imana yakugeneye. In my opinion, ntabwo mbizi ariko in my opinion
ntekereza ko wakwanga umuntu bitewe na signs yakweretse, bitewe n'ibintu yakoze, kavuga uti ibi ngewe kuri standards zanjye ntabwo nabyihanganira. So gusenga ni ikintu cy'ingenzi, ugasengera uwo muntu kandi ukareba ko bihuje n'umutima wawe, ukajya watera intambwe. Alright, bidutwara kuri point ikurikiraho ivuga ngo nk'umuntu ugomba kuba ufite standards zawe. Abantu bakurikiranye igitabo 7 Things About You Want to Tell Women, narabivuze kenshi, ariko ntabwo iyo ngingo ireba abagore gusa, n'abagabo nabira bareba. Nk'umugabo ugomba kuba ufite standards. Ukavuga uti nje, hari umugabo usanga akavuga ati nje ntabwo nashaka umugore utarangije segonderi, undi akavuga ati oya nje ntabwo nashaka n'umugore utarangije kaminuza, undi akavuga ati nje ntabwo nashaka umugore udakora, utagira akazi, nje ntabwo nashaka umugore uvuga gutya, ntabwo nashaka umugore uvugiriza, ntabwo nashaka umugore wambara ipantaro, ntabwo nashaka umugore usakuza, ntabwo nashaka standards ni ugusettinga boundaries. Standards ni ukugira limits. Standards ni ukugira ibintu, ni ukuba ufite ibintu ukora n'ibyo udakora. Ntabwo ari gupfa kugendera mu kigare ngo kubera ko wakunze umuntu ukagendera mu kigare ukasama. Please mu gihe uri kudecidinga umuntu muzabana, hakora ibintu bibiri, hakora umutwe n'umutima. Akenshi kubera amarangamutima y'urukundo uba ufitiye umuntu, arakuganza agatuma iby'umutwe wawe uri kukubwira utabyumva, ukabyirengagiza. But trust me, iby'umutwe wawe uri kukubwira ntukajye ubyirengagiza kubera ko amarangamutima yawe aganjije cyangwa se aganza. Nk'umugore ugomba kuba ufite standards. Ntabwo ngiye nashaka umugabo uteye gutya na gutya na gutya. Ntabwo nashaka umugabo kubera ko niyo mugikundana umuntu uramubona, mugira ibintu mupfa, ukabona ko yitwara mu kibazo. Tuba tujya nawe nashaka umugabo usakuza cyangwa se uzamuje ijwi rye ngo ntonganye. Hari uburyo umugabo nshaka ko yiga kuba yakemuramo ibibazo atari kuntonganya. Ko niba atsakuriza gutya kandi ukagutya tukiri muri relationship, umurusha akazankubita. So you need to have standards. Standards zituma udasettlinga for less. Standards zituma utagendera mu kigare. Standards zituma udafata ibyo ubonye. Standards zituma ugira level runaka. Standards zituma utarya, nkuko hari abantu bavuga ati sinarira muri restaurant 500, sinarira muri restaurant 1000, ngomba kurira muri restaurant 3000 kuzamura. Izo nizo standards. Okay? So mu gihe uri kwitegura gushaka umugore cyangwa umugabo, have standards as a human being, ugira umurongo ntarengwa, boundaries and limitation. Alright? Yes. Yanambwiye yuko buriya ngo uyu muntu muzabana muhuye, murahuza kandi bikikora. Ntabwo ari ngombwa ko ubihatiriza. Umuntu muzabana mukiri muri relationship, urabyiyumvamo kudahatiriza ibintu. Urabyiyumvamo ko bitagusaba gusaba cyane, kwinginga cyane, kumusobanurira cyane, kumwereka uko agomba kugufata n'uko agomba kuguhamagara buri munsi. Birikora, ntago ari ibintu umva kuri guhatiriza, ntago iyo relationship wumva iri kukuvuna mu mutima. Igihe cyose uri muri relationship yaho wumva ikuvuna, hari ukuntu yo gushyiramo imbaraga kumurusha, hari ukuntu we nta mbaraga ashyiramo nubwo usunika cyane, iyo relationship bivuga ko bari kugutekinga for granted, cyangwa se ko hari ukuntu mudahuje, hari ukuntu wa wundi yaba ari umukobwa yari umuhungu watari gushyiramo imbaraga bitewe n'uko atakwiyumvamo nk'uko wowe umwiyumvamo. Therefore nugomba kumenya ko umuntu muzabana akaramata muzahuza, birikora, biba automatique, biraflowinga, birikora. Araguhamagara utiriwe ubimubwira, nawe wibuka kumuhamagara atiriwe abikwibutsa. Ibintu byose birikora. Niba uri umuntu mukuru urabizi ko hari umuntu muhuru ukabona utuntu twose turi kwipikinga utiriwe ubihatiriza. So icyo nacyo ushaka kugikoresha nk'ikintu uvuga uti uyu muntu turahuje, uyu muntu turahuza kandi bizakunda. Ikindi kintu yambwiye ko it is very important ko umuntu muzabana mukiri muri stage za mbere, mukiri mu rukundo, mugikundana, umuntu agomba kuba ari inshuti yawe. Inshuti yawe nk'uko ureba inshuti yawe isanzwe wenda ya same sex. Tuvugana njye nk'inshuti yanjye nka best friend wanjye, sibyo? Njye mfite best friend. Ntabwo nshaka gutekereza kabiri ngo mbere yuko mvuga. Urukumva? N'umuntu iyo muri ruhande je m'en fous.
nkora ibyo nshaka, mvuga ibyo nshaka, nakasama, nasakuza, namanika amaguru, nacuramisha umutwe, nta kintu kimwe biba bimbwiye. Ni umuntu ntafite isoni zo kubwira ngo noneho byancanze. Ni umuntu ntashaka kugira ipfunwe mu mutima yo kuvuga ngo nguriza 200 byanyobeye. Ni umuntu ntashaka no gutinya kuvuga nti ndakennye cyangwa bimeze gutya na gutya. Ni umuntu nisanzeho nyine, nta nubwo ntekereza iyo ndi iruhande rwe. Uwo ni umushuti wanjye, sibyo best friend wanjye. Now uwo muntu muzabana, uwo mugabo cyangwa uwo mugore, mu gihe muri gukundana, bishaka kutaba mu minsi ya mbere cyangwa mu mwaka wa mbere, ariko uko mugenda mukundana niko wisanga iruhande rwe, wisanzuye iruhande rwe. Ari umuntu wumva nta kintu bikubwiye kuri iruhande rwe, wavuga icyo ushaka, wakora icyo ushaka, wakwambara ibyo ushaka, ukumva nyine nta ngingimira, nta bwoba, hari ukuntu mu muco w'Abanyarwanda abakobwa bashaka n'abagabo ukabona aramutinya, yaza akahita ahagarika umutima, ukabona amaraso arahagaze, utuntu twose ugomba kujya ku murongo. Iyo pressure ntabwo wayibaho igihe cyose, iyo pressure ntabwo wazayimaintain imyaka y'ubuzima bwawe bwose. Niyo mpamvu umuntu ushaka agomba kuba ari best friend wawe. Alright? Ikindi kintu kizakwereka ko umuntu byakunda ko mubana, nuko uwo muntu biba byiza, yambwiye ko biba byiza iyo umuntu muhuje idini, muhuje imyizerere. Akenshi umusiramu n'umurokore bakunze guhura n'ibibazo bikomeye, niyo baba bakundana urukundo rungana iki, ariko umubano wabo ukunze kugira ibibazo. So ni ngombwa ko ubana n'umuntu mupfukamira hamwe, mugafatana ibiganza, mugasengera hamwe, muhuje imyumvire, mukasangira ijambo ry'Imana, ryaba ari irya Allah cyangwa yawe, aba ari Korani cyangwa Bibiliya cyangwa se n'andi madini yose. Umuntu muhuje imyizerere, somehow ibintu arabyoroshye. Mariage ngo irakomeye kurusha uko tubitekereza, iragoye. Ntabwo ari ngombwa ko wiyongerera ibibazo ngo noneho ujye no gushakana n'umuntu mudahuje idini. So umuntu muhuje idini n'imyizerere, it's the best option you can go for. Cyane mande busereze we yarambwiye ngo irari risa n'urukundo, ariko bitandukanya iyo ari igihe cyo kwigomwa cyangwa se ibintu byakomeye byabaye bibi. Umuntu ashaka kuza kureka gukunda, ibintu byose bikaba biflowinga, muhuza ibintu byose, ariko ejo ibintu byakomera, ejo ubukene bwaza, ejo indwara zaza, ejo ibintu byakomera ukamubura ukagira ngo nta nubwo yarahari, nta nubwo yigeze abaho. So yambwiye ko umuntu ugukunda azamuka imisozi ku bwawe, amanuka ibibaya ku bwawe, arigomwa, yaguza kugira ngo aguhe amafaranga ukeneye. Umuntu ugukunda by'ukuri atari irari agufitiye, aba hari iyo byakomeye, agendana nawe mu makuba, aba hari uri kurira nk'uko aba hari uri guseka wishimye. So ibyo nashaka kubasangiza uyu munsi. Bye, naho ubutaha.